Gushakana n'umukobwa w'isugi buriya ntabwo ubona ubunyangamugayo gusa, ahubwo ubona n'amahoro. Ubunyangamugayo ndimo kuvugaho ntabwo ari ibijyanye n'ahatambutseho uwo mukobwa, ahubwo ni imikorere aba ari gukoreraho nonaha cyangwa se porogaramingi ye, uburyo uwo mukobwa ameze muri iki gihe. Umukobwa uba utarakorwaho na karabaye cyangwa se byacitse, buriya ntabwo aba azi uburyo agomba kubikoresha nk'intwaro. Ibyo yanyuzemo bijyanye n'imibonano mpuzabitsina n'ibindi, ngo abashe kubikoresha nk'intwaro muri iki gihe. Bene uwo mukobwa aba azi gukunda neza biri softly, ndetse anizera byoroshye cyane. Ndetse uwo mukobwa buriya ntabwo aba yarize guhangana cyangwa se gukompeta n'abantu b'igitsina gabo cyangwa se abasore. Abakobwa bagezweho cyangwa se abagore bagezweho byitwa ngo bari moderine, bitiranya experience cyangwa se uburambe bakabyitiranya n'indangagaciro. Ariko ikintu baba batazi ni uko experience cyangwa se uburambe yica roho cyangwa se yangiriza roho. Buri kintu baba baranyuzemo mu buzima bwabo ngo bari gufata iyo experience ibatwara igice cy'ubuzima bwabo kandi badashobora kongera kugarura muri ubu buzima. Noneho uko bari gukomeza bahangana ngo bari kuba moderine, bari kuba abagezweho, iyo babaye ready cyangwa se bamaze kwitegura, bageze hahandi bumva koko ari tayari, already baba bamaze kwangirika mu buryo bwose, amarangamutima, uburyo bw'umwuka, bwa roho, ndetse bageze na hahandi ahubwo badashobora no gusanwa cyangwa se handi adashobora gusubira inyuma ngo ajye gusana ibyangiritse. Bene uwo mukobwa w'isugi rero we nta kintu azana nacyo ngo ahatambutse, ngo ibyagiye ibyabaye, aba ari aho ngaho gusa. Nta bintu byo kugereranya ngo avuge ngo wenda ngo uyu nguyu tugiye kuba turi kumwe, uyu musore cyangwa se umugabo tugiye kuba turi kumwe, ngo amugereranye n'umugabo bahuye kera. Nta, aba ari aho nyine ari pure, ari aho ngaho. Ubuzima uwo mukobwa aba agiye gucamo nk'umugore, aba agiye gutangira ubuzima bushyashya. Niba uwo mukobwa ari isugi, umugabo bagiye kubana, aba agiye gutangira ubuzima bushyashya, nta kintu cyo kugereranya. Mbese ibintu agiye gutangirira aho ngaho ari ibintu bishyashya, nta bintu byatambutse kera nka ba bagore b'iyi minsi cyangwa se abakobwa b'iyi minsi babiyita ngo ni ba moderine cyangwa se bagezweho. Nk'umuntu w'umusore cyangwa se umugabo ugiye kubaka urugo rushyashya, ntabwo uba uhangayikiye ko ugiye kurwanya memwari z'ibintu byatambutse kera cyangwa se undi mugabo bashobore kuba barahuye kera. Ikintu uba ugiye kubaka aba ari ikintu kidakorwaho, ndetse kandi kikaba ari ikintu gitagatifu cyawe uzi ku giti cyawe, kandi uwo mukobwa nawe mugiye kubana ari ikintu azi ku giti cye, ari ibintu abonye bwa mbere, aza aho ngaho, amenyeye aho ngaho. Muri iyi si dutuyemo rero, aho abantu bose buri wese aba ari kwiruka ku mahitamo cyangwa se arimo gushakisha amahitamo y'ibintu bigiye bitandukanye, usanga amahoro ari ikintu cyatakaye kera, cyangwa se ari umunezero umuntu adapfa kubona uko yiboneye, ari ikintu mbese twakwita ko gihenze. Kandi buriya ayo mahoro turimo kuvuga ntabwo aza ngo kubera ko aturutse ku mukobwa w'intungane cyangwa se utunganye, ahubwo aturuka ku mukobwa utarigeze yanduzwa n'ibyatambutse cyangwa se n'ahahise hatambutse, cyane cyane muri ubwo buzima bw'imibonano mpuzabitsina. Buriya ubwere cyangwa se kuba umuntu yari inyangamugayo ku bikorwa atigeze akora ahatambutse, cyane cyane ku mibonano mpuzabitsina, byo bishobora gushirana n'igihe, kuko n'ubundi iyo mugiye kubana ntabwo akomeza kuba isugi. Ariko nanone amahoro nicyo kintu gihoraho iteka. Kuba ugiye kubaka uzi ko umuntu mugiye kubakana mugiye gutangirana amahoro, mugakomeza kwibera muri ubwo buzima, ni ikintu gihoraho iteka. Kandi kuba washakana n'umuntu umeze uko nguko bizana ya mahoro twavugaga. Muri makeya twavuga ko iryo ari ibanga, kandi ibanga rya nyaryo ryihishe inyuma y'uwo mukino wose. Nk'umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu w'igitsina gabo ushaka kubaka urugo rurimo n'amahoro ye, bishobora kuzana nta kindi kirenzeho, nta n'ikindi kintu kivuyeho.